Mwaramutse, ni Pastor Ndayizeye, muhawe ikaze muri Ndayizeye Impact Show. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo Imana ibana nawe muri byose. Ababyeyi banjye bambyara banyise izina Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iryo zina buri gihe rihora rinyibutsa yuko ibyo nacamo byose, byaba ibyiza byaba ari bibi, Imana iri kumwe nanjye. Reka dusome rino jambo riri muri Zaburi 46 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, numufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nta gushidikanya, buri muntu wese ahura n'ibikomeye, umuntu wese ahura n'ibimugora. Rimwe na rimwe ibyo duhura nabyo bituruhije bituzanira ikibazo kimwe cyo kumva yuko Imana idahari. Ugasanga umuntu aravuga ati ariko koko ibintu bishobora kumbaho Imana ihari, bigatuma dushidikanya. Ariko mwene data, ibyo wacamo byose ntukwiye gushidikanya ko Imana iri kumwe nawe. Imana ibana nawe aho uba hose, ibyo ucamo byose. Bibiliya tubwira muri Zaburi 33 umurongo wa 18, uravuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Mwene data, ijisho ry'Uwiteka, ijisho ry'Uwiteka riri kuri wowe. Ntabwo Imana ishobora gukuraho ijisho ryayo. Ushobora kuba uri mu bintu ugatekereza ko idahari, ariko ijisho ry'Uwiteka riri kumwe nawe. Nta mpamvu rero yo gucika intege, nta mpamvu yo kumva ubuze ibyiringiro. Rimwe na rimwe ikibazo kibaho iyo umaze kumva ko Imana idahari, Imana mutari kumwe, uyikuraho amaso. Avuga ati n'ubundi ko idahari, ntuyihanga amaso, ntuyiringire. Iyo rero uyikuyeho amaso ukareka kuyiringira, uratana. Ariko Dawidi yavuze ijambo nkunda cyane hano muri Zaburi 27 umurongo wa 13. Yaravuze ngo mba nararabye iyo nizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Dawidi yaravuze ngo nubwo mfite ibingoye, reka amaso yanjye nyange k'Uwiteka. Aravuga ngo mba nararabye iyo nkura amaso k'Uwiteka, iyo nizera ko nzabona kugirirwa neza n'Uwiteka. Iyo ukuyerera amaso k'Uwiteka uraraba, ariko iyo hanze amaso k'Uwiteka ugira ibyiringiro. Kandi Imana kubera ko ijisho ryayo riri kuri wowe, kuko iri kumwe nawe, ibizakwereka kugira neza kwayo ukabibona. Ariko si wowe wenyine ubibona, ahubwo n'abandi bose barayibona. Mwene data rero, Imana ibana nawe ibyo ucamo byose. Ni Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Ijisho ryayo riri kuri wowe, ntizagutererana. We kwemera ko ibintu bituma uraba, nturabe, kuko uzabona kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Ntabwo Imana izakureka, ntabwo Imana izagutererana, ahubwo izakwereka kugira neza kwayo. Imana iguhe umugisha mwinshi. Amen.